Shalom shalom, nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro. Nk'uko bisanzwe nkomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira, bakora subscribe, batera comment, basharinga ijambo ry'Imana. Ni ukuri ni iby'igiciro gikomeye kubagira. Imana yo mu ijuru ijya ibaha umugisha bwo kudufasha gukora umurimo w'Imana. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Rero nkomeje no kwihanganisha abantu bafite ibibazo bikomeye. Uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba ari bibi, ariko ku Mana honyine niho hari umunezero, ku Mana honyine niho hari ibyiza, ku Mana honyine niho hari amahoro. Yababashisha gusohoka muri ibyo bibazo, muri ibyo bigeragezo, mukabisohokamo amahoro kandi imitima yanyu igakomeza ikanezerwa. Yesu wacu nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Rero uyu munsi tugiye kwinjira muri Bibiliya, tuvuge ku ijambo riri muri Matayo ibice 25 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 13. Rero murihangana muraza kurisoma, ariko ngiye kubaciramo muri make uko iryo jambo rivuga. Matayo 25 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 13 ni umugani w'abakobwa 10. Rero umugani w'abakobwa 10, 5 bari abanyabwenge, abandi 5 ari abapfapfa. Hanyuma 5 bari bafite amatabaza arimo n'amavuta, abandi 5 bari bafite amatabaza ariko bibagiwe gushyiramo amavuta. Yesu nashimwe kandi Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Rero hari ikibazo nshaka kubabaza uyu munsi. Ese Kristo aramutse iyi saha aje, ese yashima cyangwa yagaya? Icyo kibazo nicyo nshaka kubabaza. Ese Yesu Kristo aramutse aje aka kanya, aramutse agutunguye, aramutse antunguye, aramutse atunguye uriya, ese yashima cyangwa yagaya? Icyo nicyo kibazo nshaka kubabaza uyu munsi. Nimureke rero twe kuba nk'abakobwa 5 b'abapfapfa, ahubwo tube nk'abakobwa 5 b'abanyamutima bizigamira. Duhere dusenga, duhere twihana, duhore duciye bugufi imbere y'Imana, tuyiririra amanywa nijoro, kugira ngo ubwo Yesu azaba adutunguye, aje gutwara itorero, aje gutwara umugeni we, tutazaseba, tutazakorwa n'isoni, tutazatuma Yesu ababara, tutazatuma Yesu agira umubabaro. Yesu nashimwe. Kandi ni ukuri yaduhaye igihe gihagije cyo kwitegura. Ni ukuri nimureke tuve mu bidafite umumaro, nimureke tuve mu byaha, dutumbire ijuru, kuko izi saha Yesu yadutungura. Kandi naho Yesu yaba atinze kuza, urupfu ntago rutinze. Bakristo bene data, abakunzi ba Ruyenzi TV, ni ukuri ndababwiza ukuri, naho Yesu yaba atinze kuza, urupfu ntago rwo rutinze. Nimureke rero igihe cyose duhere twiyeza. Nusohoka mu rugo ugiye wiyeze, ubwire uti Imana ndinda, ushima Imana kandi ugarutse amahoro. Nujya kuryama, buri saha yose uhore witkontorora, uhere uca bugufi imbere y'Imana, uhore uyisaba imbabazi. Erega hari ibyaha bajya bita inyongobezabugingo. Hari igihe umuntu abeshya atabishakaga, hari igihe umuntu areba umuntu akamunegura, hari igihe hari utwaha tundi dutoya tujya tuvuga ngo ni utwaha dutoya, ariko utwo twaha dutoya ni tubi imbere y'Imana. Utwo twaha twakurimbuza, twandimbuza, twarimbuza n'undi. Bakunzi ba Ruyenzi TV rero, nimureke twe kuba nk'abakobwa 5 b'abapfapfa, ahubwo tube nk'abakobwa 5 b'abanyabwenge. Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Amatabaza yacu ahore yaka iteka, amatabaza yacu duhore twiteguye, kuko ntago tuzi umunsi n'isaha. Ijambo ryarambwiye ngo Yesu azaza nk'umujura. Umujura ntago aguteguza, umujura aza atunguranye. Yesu nashimwe. Rero nimureke igihe cyose tujye duhora twiteguye ko Yesu isaha n'isaha yaza, kandi Yesu azaza atunguranye, kugira ngo natwe tuzagere mu gihugu cyo mu ijuru. Rero bakunzi ba Ruyenzi TV,
bakunzi b'ijambo ry'Imana rica hano kuri Ruyenzi TV, ni ukuri mbifurije guhora amatabaza yanyu yaka, nubwo ibibazo ari byinshi, nubwo ibigeragezo biba ari byinshi, ariko nimureke duharanire ko amatabaza yacu ahora yaka. Shalom shalom, ndabakunda cyane n'Imana irabakunda. Amina.